Bamwe muri aba banyamuryango ba gahunda y'ingobyi y'umuryango ihuriweho n'abatuye umudugudu wa Kanaba, akagari ka Kabaya, umurenge wa Rugende, bari mu karere ka Burera, bahamya ko bayirazwe n'abakuru kuva kera. Ni gahunda isaba buri umwe kwizigama igiceri cy'amafaranga 100 ku kwezi. Ku ikubitiro ngo babanza gutabarana bafashanya kugeza abarwayi kwa muganga, cyangwa se bagatabarana mu gihe hari uwitabye Imana. Kubera ko dutuye mu misozi, umuryango utabayeho ntago abantu babona uko bivuza. Hari igihe umuntu abarembye, ubwo nyine kubera ko utamuheka wenyine, ukitabaza umuryango ukaza, noneho ukamuguhekera ukageza ku muhanda, bagaguterereza moto. Ni amafaranga y'umuryango bishura, noneho umurwayi bakamugeza kwa muganga, bakajya bamuvuza kugeza igihe azakirira. Ayo mafaranga ntago bayakwishyuza iyo baba batereje moto. Kuri ubu mu isanduku y'ingobyi y'umuryango harimo amafaranga agera ku 600 asaguka kuyo batanga mu bikorwa byo gutabarana. Iyi sanduku ngo ifasha abanyamuryango no korozanya amatungo, bakanagurizanya amafaranga mu buryo buciriritse, maze ugurijwe akabasha kwikemurira ibibazo by'imibereho. Iyo tugize ikibazo uradutabara. Umuntu yaba afite umunyeshuri, amafaranga yabaye makeya, uhita wirukiramo, umuryango ugahita ugukemurira ikibazo, umwana akajya ku ishuri, ukajya wishura buhoro buhoro, kandi inyungu yawe ntago ari nyinshi, ukabona biratworohereje. Byambayeho n'uyu munsi bayampaye, umwana yagiye ku ishuri, bampaye 50,000 buri kwezi umuntu arishura, twunguka 5% mu mezi 3. Umuryango gwanguriye intama, gunguriye intama ubu yarorokanye, ndi hafi kuguramo ikimasa. Ubu mfite intamenye, ninzigurisha ntabwo nzaja hasi y'ibihumbi nka 70. Ibihumbi 70 ubwo nzaguramo ikimasa, inshorore ku buryo nzageza ku mbyeyi kambyariro, nkoroza nundi. Aba baturage bavuga ko bateganya no kuzigurira ikinyabiziga bahereye kuri moto, mu rwego rwo kwirinda gukomeza gutanga amafaranga bategera umurwayi ugiye kwa muganga ahari intera y'ibirometero bigera kuri 6.